Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane kandi Imana yacu yabwa icyubahiro. Bene data aho muherereye hose mbifurije umugisha w'Imana. Mwebwe abakoze kuri subscribe, Uwiteka Imana bahezagire. Mwebwe abansengera, abandika commentaire, Uwiteka Imana akomeze kubagirira neza. Haleluya. Bene data nshuti z'Imana, rero uyu munsi reka tuganire ku ijambo ry'Imana rigaragaza rivuga ku uburyo cy'Imana yasanze Mose iramubwira ngo iri bumugenderere mu gicuku gifatanye, ngo kugira ngo abantu bumve ko avugana nayo, ngo kandi ngo abantu bamwemere cyane. Imana itugirire neza. Mwene data, jyewe sinshaka kukubwira ngo uvugane n'Imana ngo abantu bamenye neza ko uvugana nabo, cyangwa ngo ujye hariya wamamaze yuko uvugana nayo. Ibyo ni ibintu by'ibanga. Imana itugirire neza, ariko kandi nigutuma ko ariyo yagutumye, ujye ubivuga mu izina rya Kristo Yesu. Yesu atuganze cyane. Rero ndashaka kukubwira ngo Uwiteka yagendereye Mose mu gicuku cya nyuma. Imana itugirire neza, cyangwa se mu gicuku gifatanye. Nshuti y'Imana, ndashaka nawe kukwibutsa yuko Uwiteka yagusanga mu gicuku gifatanye. Imana itugirire neza. Haleluya. Muri cya gihe abandi bashyizweyo, muri cya gihe abandi basinziriye, Uwiteka Imana yabasha kugusanga. Imana itugirire neza. Uwiteka Imana yabasha kugusanga muri icyo gicuku gifatanye, mu gihe abantu badateguzwa, mu gihe abantu batazi, Uwiteka Imana akagusanga. Haleluya. Uwiteka Imana akakuganiriza. Yesu nashimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Data twese ashyirwe hejuru. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo Uwiteka nugira umugisha akakuganiriza, jya wumva ko uri umunyamugisha imbere y'Imana. Ariko ndashaka kwibutsa abantu yuko Uwiteka yaza mu gicuku gifatanye akabatungura. Mose we yagize Imana arategurwa. Imana itugirire neza, ariko hari igihe Imana izitunguranye. Imana ishimwe. Uko rero yaza mu gicuku niko yaza agatwara itorero, niko yaza agacyura umugeni. Imana itugirire neza. Ntawe uzi umunsi n'igihe Imana izazira. Yesu atuganze. Ntawe uzi igihe Imana izitamururira. Imana itugirire neza. Ntawe uzi igihe Imana izatwarira umugeni. Ugomba kwitegura, ugomba guhora wejejwe. Imana itugirire neza. Ugomba guhora kuri redi imbere y'Imana. Rebontayini. Haleluya. Kandi reka nkubwire ngo ukwiriye kwitegura. Isaha n'isaha wakwitegura, kuko utazi igihe Uwiteka azaziramo. Mose we yari yatonnye ku Mana imubwira kuri umugenderere. Cyari ikimenyetso Imana arimo kumuha mu muhamagaro wiwe. Yesu atugirire neza. Yesu adufashe. Mwene data, kumbura kuvugana n'Imana, kumbura kubonana n'Imana, kumbura ijwi ry'Imana, kumbura haleluya amagambo meza ahumuriza y'Imana. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Mwene data, Uwiteka naho ataza kuganiriza, ariko yaza mu gicuku agatwara itorero akagucyura. Nawe ubwawe ugomba guhora witeguye, ukumva neza kugomba kugira gute kuvugana n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Data wa twese nahimbazwe. Data wa twese nashyirwe hejuru. Ni umwami w'abami. Ashobora kuza iwawe agutunguye, ashobora kuza mu gicuku, ashobora kuza ku manywa, cyangwa se aho mu Kirundi bavuga ku murango, mu Kinyarwanda ni ku manywa. Imana itugirire neza. Ntawe uzi igihe Kristo azazira.
ndashaka kuvuga ku gihe cy'Imana. Ntawe uzi igihe cy'Imana. Uwiteka hari igihe atungurana, hariho n'igihe ateguza, ariko burya hari ikintu duhishwe. Igihe cy'impanda nta muntu n'umwe ukizi. Imana itugirire neza. Umuntu ashaka kwitegura buri saha ngo Imana ishobora kumuvugisha ni byiza, cyangwa se ishobora kumuganiriza kumva ijwi, ariko wite cyane cyane ku gihe cy'impanda. Imana itugirire neza. Ntawe uzi igihe impanda izavugira. Yesu adufashe. Nuko rero dore twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Bene data, Uwiteka Imana abaha umugisha, kandi mukomeze kuryoherwa n'ijambo ry'Imana mu izina ryera rya Yesu Kristo. Mwirinde kugira ngo mutazatungurwa n'uwo munsi w'Uwiteka, ahubwo dore tumwiteguye mu izina rya Kristo Yesu. Amen.